Yes, cyumweru cyiza, nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye muhereremo, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda. Hose nizere ko mumeze neza cyane, by'umwihariko umunsi wanyu nizere ko rwose ukomeje kugenda umera neza cyane. Nsaba umuntu utarakanda subscribe rwose ngo kanda subscribe rwose, amakuru nk'aya ngaya twigira live tubazana icyo bita breaking news, niyo bita APR nyamukandagira mu kibuga kikasi mitutu. Ku munsi w'ejo nababwiye ko uyu munsi yateganyijwe inama iremereye igomba guhuza ubuyobozi ndetse n'abakinnyi, inama igomba kubera Ishyorongi nyuma yuko imyitozo iri bube irangiye. Ndagira ngo nsaba umuntu utarakanda subscribe, kanda subscribe, ubundi icyo bita zandani breaking news ya makuru, icyo bita ubwino tujye tuyakugezaho kugiye kandi ibintu birushaho kugenda bimere neza cyane. Ndabizi ko abafana banyamukandagira muhari muri benshi, gukanda subscribe ntago ari ibintu bigoye, kandi ndabizi ko mutameze nk'abandi baraye bagize nyine ntabyo mvuze. Nizere ko muri tayari mu mutwe mumeze neza cyane, bariya mu mutwe bashobora kuba batameze neza aka kanya, ariko mwe mumeze neza cyane, ibyo tunashimira Imana. Rwose ikipe ya APR nubwo Rayon Sport nayo yagaritswe, ikipe ya APR nayo ifite urugamba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10, n'ejo muri rwose harabura iminsi mike cyane, ubona ko habura iminsi 10 gusa cyangwa se 9 10 gutyo aho ngaho kugira ngo ikipe ya APR imanuke mu kibuga niyo bita Pyramide. Ubuyobozi bwatangiye icyo bita inama ziremereye hamwe n'abakinnyi ndetse n'abatoza, bavuga bati ni gute, ese birasaba iki kugira ngo ikipe ya Pyramide tuyereke ko ibintu byahindutse. Baravuga bati umuyobozi mukuru cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda akaba n'umuyobozi w'ikirenga wa APR bamwita General Mubaraka Muganga, umuyobozi mwiza cyane uyobora ikipe ya APR. Abafana b'ikipe ya APR baramukunda pepe, baravuga bati rwose ni umubyeyi, agomba kwitabira inama igomba guhuza ubuyobozi ndetse n'abakinnyi kugira ngo arebe uburyo bareba imbogamizi zirimo, barebe icyo basabwa nk'ubuyobozi, nabo bagira icyo basaba abakinnyi. Ubwo no kwibanga amaso tukareba uburyo bimeze zandani, nuko umutoza imbogamizi yari afite nuko rutayizamu bita Sheikh Djibril Watara wagize ikibazo cy'uburwayi. Rwose abafana b'ikipe ya APR aho muherereye hose mwishime munezerwe, rutayizamu wanyu rwose kuri match ya Pyramide azaba yagarutse, bamwita Sheikh Djibril Watara rutayizamu goal machine n'andi mazina menshi agiye atandukanye. N'ubisha abafana b'ikipe ya APR bamwita rwose azaba hari ameze neza cyane, agenda yigaragaza, ubona ko rwose abafana bari batangiye kugiramo ikikango, bavuga bati APR turi kubona idafite uwo bita Sheikh Djibril Watara, ubona ko igenda igaragurika rwose. Ariko abafana b'ikipe ya APR rwose mugira icyizere bita Sheikh Djibril Watara rutayizamu nimero ya mbere mu Rwanda, rwose ntaburana, yarabigaragaje. Hari rutayizamu muri iyi minsi bavugaga bati rwose uyu azaba top scorer, ariko nimugoroba twamubonye rwose nta shot of target, nta shot on target rwose, ubona ko uwo bita Sheikh Djibril Watara rwose niwe rutayizamu wa mbere mu Rwanda. Kuko burya hari ikintu cyo maze kubara, sinzi ko wenda reka tube dutaye umurongo wo gato w'ikiganiro, ho gato tujye mu cyo bita mbahingero z'uburyo itangazamakuru naryo riyobya abantu. Mumbwire niba icyo kintu mucyemera. Hari abanyamakuru bamwe cyangwa se ibitangazamakuru bimwe muri rusange, ntago ari byose munyumve neza, ariko barakubwira bati uwo bita ngo ni Asumani kuva mu Burundi ngo nubwo bakuba top scorer, nkibaza bashingira kuki. Uwo bita Sheikh Djibril Watara yaje muri phase retour aza mu batsinze ibitego byinshi, kuki? Kandi no muri Sekafa rigaragazaga mu nkera abahizi zose rigaragazaga, kubera iki? Uwo bita Asumani ubonye bwa mbere, ugiye kubona ubonye bwa mbere kimwe imikino wa mbere ndatsinze 2, ndatsinze undi mukino ukurikiye nawe watsinze 2, kubera iki utumva ko agiye kubikora, kubera iki utumva ko agiye kuba top scorer, kubera iki utumva ko ari umukinnyi udasanzwe, ukirengageza wa undi waje muri phase retour akanganya ibitego n'abatangiye shampiyona. Rwose abanyamakuru hari uburyo abayobya abantu, ubwo abareyo icyo kintu bacyumva bakagenda bakishima, bakavuga bati rwose Rayon Sport yacu irakomeye, yaguze rutayizamu remereye. Kandi wajya kureba mu cyo bita CV, uyu Asumani rwose ni umukinnyi uraho usanzwe nk'abandi bose wagiye uzamuka neza mu gihugu cy'u Burundi, ariko ubona ko nawe ni umukinnyi uraho ngaho, ntago ari umukinnyi w'igitangaza. Urya n'ibintu ubundi kugira urebe n'umukinnyi mwiza, wenda iby'umusaruro tubiretse, wenda ushobora no kurebera ku bindi bintu nka bitatu, ukarebera ku kintu bita umusaruro. Uyu musaruro turekere ku ruhande, turebe icyo bita ubundi ureba ese akomoka ese icyo gihugu akomoka muri mu mupira bimeze bite.
jya utinya umukinnyi ukandiraho muri Burkina Faso tuzi ikindi gikombe cya Afurika agakandiraho rwose akabona amahirwe kuba yahamagarwa agakina imikino imwe n'imwe. Uwo ni Sheikh Djibril Watara. Mu gihe bita Asumani ni umukinnyi uri aho ngaho usanzwe, niyo waba uri titire mu gihugu cy'u Burundi ntabwo ubunganye n'umunyaburkina Faso rwose, ubona ko n'ibihugu biratandukanye. Umutitirere wo mu Burundi arutwa n'umusimbura wa Nigeria, umusimbura wa 3 wa Nigeria. Sinzi niba muri kumva icyo kintu. Itangazamakuru muri rusange ari uburyo turi kuyobya abantu tukabereka uburyo abaje aribo bitangaza tukirengagiza abari bahari rwose. Ako nta kantu wenda dukwiriye kuba twakireba kugira ngo wenda tugakosore turebe ko ibintu byakomeza kugenda neza cyane, abantu twakomeza kugira tubaha icyo bita amakuru yuzuye kandi yizewe, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane, kuko abantu ntabwo bagukurikira kuko wababeshye, ntabwo bagukurikira kuko wabahaye ibyo wumva bifuza. Babwiza ukuri, ubaha amakuru ahari y'ukuri, bagukunde, ibintu bizagenda neza cyane. Ntabwo ukundwa kuko uvuga amakuru ashimishije gusa. Hari abantu bazi ko kuza ukavuga ko muri APR ngo Emmanuel Rutahizamu nguremereye Emmanuel Intwaro ari byo bishimisha abafana cyangwa se ari byo bituma abafana bagukunda. Oya, kiretse babandi bagendera mu Kigali, ariko umufana wa nyawe arareba ese ibyo uri kuvuga ubundi nibyo. Intwaro uri kuvuga Emmanuel yatsinze ibitego bingahe, yakiniye mu kiye gihugu cyangwa se yakiniye muri champion, ibyo byose abafana bakabishyira ku munzani bakareba ko ari umukinnyi uremereye bazanye cyangwa se ari bya bikabyo by'itangazamakuru. Ariko icyo nababwira ngo rwose iyi YouTube channel yaje izanye icyo bita impinduka mu buryo ubwo ari bwo bwose, mu kijyanye no gutangaza amakuru, mu kijyanye no kuba twagenda tubaha amakuru yizewe. Ibyo byose nibyo twagiye dushyiramo ingufu kugira ngo abantu badukunda bashobora kuba atari benshi aka kanya, ariko uko dukomeza kubaha ibyo bakwiriye kuba babona bazagenda baza birangire tubaye umuryango mugari uba sportif bibumbiye hamwe kandi baganira amakuru y'ukuri bazira ibihuha, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Ubwo wenda twisubire ku ngingo yacu kugira ngo wenda dukomeze twiganire gake. Ikipe ya APR murabizi ko imaze imyaka 2 kina na Pyramide rwose, nenge kuvuga ngo rwarabuze gica match zose ari uruca abana, ariko CDS ejo bundi bakimara gutombora Pyramide yaratangaje aravuga ati rwose kuba dutomboye Pyramide ni kimwe mu byiza tugize, ntabwo iduteye ubwoba, ntabwo dutomboye nabi, ariko ntabwo dutombeye neza. Aravuga ati rwose iyi Pyramide tumaze guhura inshuro nyinshi, amayeri yabo tumaze kuyamenya, icyo dusabwa ni ugutegura umukino wacu hano mu Rwanda tukareba uburyo twawitwaramo neza, umutoza akongera agategura icyo bita umukino wo mu Misiri. Ubundi zandani nuko ubuyobozi bugomba kwitegurira umukino wo mu Rwanda, ubuyobozi bugiye kuyitegurira ku giti cyabo rwose, abayobozi bo muri APR kuva kuri CDS kugeza kuri chairman no kumanuka kugeza ku bandi bayobozi bose bafite inshingano muri APR, bijeje umutoza ko bagiye kumufasha gutegura uyu mukino ku kiro cya 80% bagomba kugira uruhare mu gutegura uyu mukino. Urundi ruhare rusigaye rwa 20% n'urwo mu kibuga rw'umutoza, ibindi byose inama z'abagiye